aza kubona Dumba aya masaha bane mwagiye mwemera gutsindwa. Ndebera Bruce Melody adutwaye mu buzima bwa Bruce Melody n'imikorere ye, kandi nge ndi kumubaza ngo ambwire performance zabaye muri arena yazibonye ate. Bruce Melody aya masaha hagati ya Bruce Melody na The Ben ndi muntu performance kurusha. Nge ntago nshobora kujya muri ibyo bintu ukoze ndabizi. Awa nyine wabuzwa n'iki se The Ben aza ko yamujije ntabwo ngaho uri kuvuza indo ye The Ben aza ko yabikoze. Ibyo mushaka murashaka ngewe se ko ndizi ko amafaranga The Ben yari kuyakenyera hano mu gitondo arazinduka mpa yanjye. Ibyo ngibyo byo muba Bruce Melody yatsinze ntabwo nshaka kubyita. Icyo nshaka kumenya, ndashaka kumenya eske kariyeri ya Bruce Melody ejo izaba imeze neza. Twisha mu bya ntabwo tuzabigira ikiganiro cyane. Uko tugiye kubivuga umunsi umwe kandi aburi. Tubivuga umunsi umwe. Mwabyumvishe Abanyarwanda? Mwabyumvishe? Iki nicyo kijya kinshengura nkiherera nkarira. Warenza ubu narenza ku ikikodo mu byose abivuze. Titi Brown wagiye mu gitaramo? Wapi? Okay, wabikurikiye basi? Nandi kubira mu kanya kuri social media nani kumva na live Franco yakoze mu gitondo. Rero yewe Dumba ngiye kintu navuga ni nka biriya n'ubundi ibyo Franco yavuze, ariko ngiye suzuko ko twe twakoze live nkabikubwiraho. Avuga ati okay, Melody no muntu iyo bigeze kuri performance urumva cyazi ku performinga tu. Nari nabikubwiye nawe ati niba mubanza mbere wenda bishobora kuzateza ikibazo nyine ko bakunda bizi ko nyine aragigira cyane. Uzanumwe iyo bigeze mu guperforminga uri kunyumva wabimenye Dumba ibiki hamagara mu kandi mvugiye Titi hamagara muyoboke wumve. Na telefone indi mfite ariko banza reke titavuge. Muyoboke ari mu bitaro. Ninde ukubwiye? Muyoboke yabonye ibintu Bruce Melody akwete kugihumura. Akubara gudufata. Akubana Bruce Melody yaperformance neza na Ben yaperformance neza, gusa ikintu Dumba avuze mukanya Godfather ni ikintu gikomeye nuko atari yo topic turiho, ariko ikintu Dumba avuze kirakomeye cyane. Kirakomeye cyane. Turubwo ko byabaye mu nijoro. Ntabwo ngiye kudeturuna ntabwo tubijyamo. Uzi ko ari ukubijyamo abafana babimenye, mwabafana mwe babuzi mubimenye ibyo bintu mwabafana mwe ba Bruce mubimenye, ndabizi ko mumukunda ariko afite ikibazo ku giti cye nkawe. Ariko se aba bagabo ni igitangaza. Turi kuvuga kuri performance yarayibaye n'igitaramo cyabaye mukaza ngo ukuntu umuntu abayeho. Ibyo okay Godfather Bruce Melody yatsinze The Ben and then igikurikiraho ni iki? Kubera iki yamutsinze kandi afite imyitwarire mibi uri kumushinja. Inde Bruce Melody? Bruce Melody nyine yamutsinze kandi afite imyitwarire mibi. Ubishe ibyo nakubwiye. Bruce Melody ni umuhanzi mwiza, azi kuririmba pe, ni umuntu is the best vocalist. Bruce Melody afite indirimbo nziza. Bruce Melody nanone yarihirinze agera hagera, ariko igihe cyarageze Bruce and good performer na good performer. Igihe cyarageze Bruce Melody dots yagombaga kugira umuntu. Wowe Godfather you have to ikintu cyose kugira ngo ube successful ugomba kujoininga dots. Nukuvuga ko video kugira ngo ibe Titi Brown bakamuhamagara. Titi Brown agamagara ba Benda agamagara akagenda joining to dot twose. At the end of the day bagakora nuza video igasohoka muri Titi Brown na group yose. Ariko Titi Brown agiye ashwana nabo bantu bose agomba gukorana nabo. Video baramuhamagara bakamuha amafaranga akabura bashiramo. Video ikaba mbi. Rero izo dots umuntu agomba kujoininga zose kugira ngo abe successful. Bruce Melody hari izo yagiye yirengagiza. Nukuvuga ko ubu ngubu ikinamufashije no kugira ngo ni performance ishobore kuba n'abantu bamuvuge n'abafana bavuga ati Bruce Melody performance neza, nuko The Ben yamuhaye opportunity yo kugira ngo aze muri icyo gitaramo babe nkaho bahanganye. Kubera The Ben we ntabwo yari afite iyindi theme. Last year yarabikoze arabirangiza aruzuza wenyine. Ariko yaravuze turabizi. Reka mamagare muri umuna wanjye turebe ibyo twakora. Bruce Melody
imbere ya hariya abantu baragutegereje, uzi conspiracy ziri mu bantu n'ibyo abantu respectinga. Urimo kunyumva? Ukaza muri ntuza noneho bikanabisikana kugeza n'aho abantu batagiye kuvuga ngo mikoro ngo zapfuye bahindure The Ben microphone. Tukumva ijwi rya The Ben ari uko ahamagaye abafana, yaririmba tukumva ibyuma akabisikana nibyo basetinze. Abantu bagiye bararakara batangira gusohoka. Aho ngiye munani yaraturika ararira. Kurira kareke ntabwo kurira cyihore basi wabishaka no kurira. Kugeza igihe abafana ba Bruce Melody barimo kabano bazanudumba bakavuga ati turashimira The Ben ikintu kimwe, kuba yatuzaniye Bruce Melody, akaba yaratumiye Bruce Melody umunsi wacu ntuve tukarangiza umwaka twishimye kubera Bruce Melody. Aba The Ben ni umuhanga cyane. Noneho uzi The Ben ikintu bamukoreye atakuri igitaramo ngo atumiremo The Ben. Tega yabikora kandi yaramutumiye no bagiye kuzungurukana mu ntara. Umva ikintu kibabaje kurusha ibindi bitaramo by'intara Dumba. Kaze nguhereza urugero gato ku kantu, reka ngenda kurikiye akantu ku kandi, reka nze wumva aka kantu. Nuvuga ngo The Ben yateguye abaryi ba ruswa barimo Rakinzeyimana amara The Ben iminota ya performance kimwe cya kabiri bayivuze background ye, batubwira ibitaro yavukiyemo n'itariki yavukiye, bategeka abafana kwatsa amatoroshi. Babyanze baravuga ati noneho basi namukunda umuziki nyarwanda mugamukunda abahanzi nyarwanda ni mwatsa amatara yanyu. Bamubwire ko The Ben bavuze ngo batsa amatara abantu baranga. Okay, nimikubwira uravuga ko ndi guharabika nkuko usanzwe uri kubinshinja, kabikwereke nukuri kw'Imana, reka mbikwereke utavuga ngo ndi guharabika aho bigeze. Lucky yasabye abantu ngo bakirije The Ben amatara baranga. Uburetse gato iyo bivuze muragira ngo ndi guharabika, kandi ngo difada nta kintu The Ben rega ndumufana. The Ben ndamukunda boro, The Ben ndamukunda. Mwivuga ngo uburetse ntumbwire ko abantu banze gucana amatara wallahi. Ndashaka kumenya umuhanzi wacaniye amatara ya telefone ninde hagati ya Bruce Melody na The Ben. Uburetse gato bayacaniye The Ben kandi wari uhari. Tega amatwi atabaharise bayacaniye The Ben, ariko reka dukoreshe ibikorwa twikoresha ibigambo. Sijya byiza kurusha biraza kudufasha. Reka nze nkwereke nahita mbabara Dumba, nahita mva kuri live ukagenda nk'irya. uburetse gato ntacyo bikimaze live bikimaze iki. Uburetse si yari competitions. Uburetse gato umuhungu ukurikira akantu ku kandi. Umuhungu wanjye ko narinze ko ari uko akagati ngakura muri ino minsi. Uburetse gato wafashe uruhande rw'i bro. Urabesha. Yapa hindura uruhande. Reba hano, soma hano. Yavukiye mu mujyi wa Kampala. Tega amatwi. Ikindi reka dukomeze. Avuka ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka nishaka sindi muvuge murahuzi. Wumve amaze gutwara awards zirenga izo utekereza guhera muri 2008 kugeza 2025. Niwe muhanzi wenyine muri iki gihugu wabonye ama award ku rwego mpuzamahanga. Niwe muhanzi yatangiriye kariyeri ye mu rusengero. Ibyo akora byose ashyira Imana imbere. Yakoranye na Shiba Karungi, yakoranye na B2C, yakoranye na Rema na Makula, yakoranye na Diamond Platnumz, yakoranye na Medi, yakoranye na Kevin Kade, Element L. Nimukunda Turimo kubivuga buretse gato tukirimo kubivuga buri muntu wese nazamure telefone n'amatara ashaka
kuraho amatara hano abicaye mwese muhaguruke kuraho amatara zimya reka bakure amatara murebe zamura flash sigarana yose yende amatara yose yende hari terushi nimwe uri kubona hari nimwe uri kubona anita yaravuze ngo urugendo dore uko rutungana dore dore yarutangiye anarukora kuko abafanabe zamura flash yawe gutya babyanze yatangiye zamura haleluya urakuzize uyu mwaka yafanya abandi bahanzi zamura babyanze reka bakuru bajye gusaba akwiye urukundo niba ukunda umuziki nyarwanda niba ukunda abahanzi nyarwanda bagiye kuyazamura ni ukuvuga ngo niba ukunda umuziki nyarwanda bari banze kuzamura amatoroshi niba ukunda umuziki bayacanye nyarwanda mani bayacanye genda nta gacanirwa y'ifuru y'amakara bayacanye mani noneho Godfather izino live streaming zo mu Rwanda nta nubwo zumvikana zumvikanisha reaction z'abafana mani mwamye ngo ntiyarize hano yari guseka baba bari direct singwite bene ari kurira hano ari kurira ari ari guseka kwihanagura aho yari ari Ari kwihanagura kurira. ibyunzwe mani ari kurira mfite na video ari kwihanagura ibyuya ari kwihanagura ibyuya wowe yarize niyumira biraza akabereke video ariko nibyo Dumba yakubwiraga wowe uhita utangira gusebanya mani nta gusebanya mfite twumvikane so Dumba urabibonye ko kigira fact kirasebanya gusa ndabaza reka ibyo ngibyo uyu Zebeni wawe urukumva Zebeni uremera wumvisha introduction bamukoreye introduction bamukoreye iyi none se bro se birabavuze ntiyabikoze ndakubaza ko yaravukiye i Kampala na mu Ngongo bitureba iki Kampala karaniko kabi kabisa ariko rero na kagande fata très important kuri the magic so twemeranye ikintu kimwe urumva The Ben arantengushye Bruce Melody ni ukuvuga ngo urukumva niwe muvuze ngo ifoto ntabwo yarize kandi yarize noneho Bruce Melody yarari kubaga Bruce Melody yarize Bruce Melody ahita yandika aravuga ngo akabwana ka kigisamagwe kararize akabwana naka niba ngo kimara kurira ahise yandika ngo reka mbibashakire mbibereke njye muravuga ngo ndasebanya kabibereke yahise yandika ngo akabwana ahita yashyiraho cya gisamagwe ngo kari kurira koci Gaël ahita agenda kubagira Ben aravuga ati harya mwaravuze ngo turashobora tugahomba oya nawe maravuga njyewe oya si njyewe wabyanditse se uno munsi none oya wagiye ukareba se The Ben ko ataririmbye ngo barashobora bagahomba yabivuze The Ben yarabiririmbye muri ya ndirimbo nari nabikije rero uno munsi no The Ben yaravuze ngo barashobora bagahomba uyu munsi rero agomba kubasubiza ubwo nawe rega ntawe nta The Ben ntawe nta The Ben icyo mvuga ni kimwe rero nyumva kuri iki kintu nani Muyoboke yamaze kureba ibibaye abonye abafana bari kugenda Muyoboke ngo agira tramburema yikubita hasi batwara CH kanihwari oya Muyoboke afite ibibazo uko niko kuri ngo shiraho introduction ya Melody abafana bari baranyandikira bambwiye Yesu Kristo uzi ikintu bamuvuzeho ariko kuko yarabizi ko murabizi rakinze Imana nawe na Anita Pendo uzi ukuntu byagenze kandi Lucky ni umufana wa Bruce ariko Anita ni uwa Ben reka uzi ukuntu byagenze barakubeshya uzi ukuntu byagenze Bruce Melody yarabizi ahise yizana bayi musibi
kandi ikindi kintu by the way ugomba kumenya hari akantu kabayemo hariya Tete Brown ashobora ko Tete Brown niwe yumva ibi bintu nkanjye we naje gusanga uba wibereye mu gusaba amagifti hari akantu uvuze ngo iki sorry mvuze nabi sorry umbabarira ntabwo uvuze nabi cyane navuze ati Tete Brown ni umuntu wumva ibi bintu cyane we nabonye uba wibereye mu gusaba amagifti ni ukuvuga ko ibintu byagiye ku bihumbi 8 bavuga ngo kugeze kuri 10 gusa mwigufwa we mungeze ku bihumbi 10 mu mabari mungeze ku komeza unyiherera ariko nademanije ku bihumbi 10 mu kagasuzuguro ariko buriya ko twumvishije intro ya The Ben murabyumva gute twumvishije niya Bruce Melody urumva hari ukuntu ukivuga hari ukuntu hari abantu iyo mugiye gukora live hari abantu bumva live hari abantu bazi live cyane cause iki gitaramo cyari cya live no The Ben ntabwo yari bafiteho access last year niwe yakoresheje abitwa abantu z'aba symphony band symphony ntabwo yari ifite uburenganzira bwo gucurangira The Ben kandi symphony niyo yacurangiye The Ben last year sibyo rabtiti niyo symphony yacurangiye noneho symphony ko Kigali yarayiguze arayigura symphony ntabwo yashoboraga kugenda gukorera The Ben nukuvuga ko Bruce Melody yari afite symphony idashobora gucurangira The Ben ibintu bya Bruce Melody nibyo byashoboraga kuba bitwika neza nkuko byari bimusha ako kantu unayije kukumva ngewe nahise mbivamo nta nubwo nongeye gukora promotion nanjye kumva ko Kigali yaguze symphony nahise mvuga ati ubu ngubu symphony nta bandi bantu tugira mu Rwanda bameze nka symphony ubwo byari birangiye nyine Bruce Melody yagombaga kumvikana neza Ben yumvikane nabi niba hari agatwiko kambere kabayeho mu gihugu ko Kigali yigeze gukora ako niko kambere kugura symphony The Ben akumvikana nabi ubu nari ndimo ndavuga ati kandi rero urebe ukuntu batwika The Ben yagumaga nuba Bruce Melody arimo performing yagumaga ngo symphony akamakinga sure ko banabavuze babumvishe symphony band urarangije gutwikira na symphony band wowe uzuvugira iki so urukumva rero ikintu kiriho urukumva wahisemo neza kabisa kandi ndagushimiye gute umuntu w'umugabo umuntu wemera gutsindwa ndamukunda bro narangiye kubibona ikintu mera Imana icyubahiro ndomba bivuzeho kare n'ubwumvikane bwanyu musigaye mwumvikana ubundi Instagram mwari mugiye kuzica musigaye muzi kuganira ndomba bivuze ati Godfather dusigaye urimo neza Godfather nawe imbere yarakoroganaga ngo Ben kuri stage yavuze ngo uvira tombe yabivuze agiye kwakira korali igisubizo ntabwo wabyumvishije yavuze ngo uvira yarebye concert yavuze ngo uvira yabivuze kabiri nawe n'abafana bari babivuze n'abafana babivuze Ben abisubiramo kuri imiko kubera ko iriya korali yari yakiriye ni y'abanyamurenge ikintu ugomba kumenya n'iki ngiki The Ben iyo binaba ngombwa ko asubiramo indirimbo ya gisupusupu yari kubikora kuko yari ari mu mazi abira ariko ndashaka kukumenyesha ko nukuri kwimana ibya uvira tombe nuko atamenye ko bageze kwa magambo Bruce Melody ahari hose yumva ya magambo Bruce Melody uririmba n'ijwi rinyorotse riyiza riri soft riri sweet siryo yakoresheje uno munsi oya yasaga nk'umuntu wari urushye cyangwa wari unaniwe yasaga nk'umuntu atabyitayeho cyangwa cyaje gisinze we Bruce Melody ushobora kuba wazi wanyweye gasinde nyabugo cyangwa usinde kakwi ku furuti ntabwo ariko kuri gusinda byo simbizi ariko yararwaye cyangwa ananiwe kubera yamaze nashaka abe yari ari gusinzira yabakomye iki yadukomye ibiki bro mwemeye nawe barakudumba nawe ubwabo erega nuko dumba nuko nawe nyine ugira umutima ukomeye iyo wafashe nturekora ukuri uri kukwivugira mukuri kw'Imana du ukuri uri kukuvuga
which is okay, nta n'igitangaza kirimo kandi burangiye mu mugabo nta kintu abaye. Yarasinze abantu bari barabivuga ati Bruce yari yinywereye. Muragasinda Nyabugogo, muragasinda amazi. Icyambere ko yasize yasize gushora kuba Bruce Melody yaje mbwira entourage ya Bruce Melody yarinde Gaddafi bro. Gaddafi buri kanya afite nguvu mu ntoki, abafite ubucupa butanu. Afite agacupa ka G1B hano muri Ntuza, abafite kandi gacupa ka nguvu hano muri Ntuza, agenda musomesha kugenda kujya kuri stage isomeze gute bro. Thank you my. Ariko se ntabwo ariko dare. Eva. Eva ndi hano. Eva jete. Wowe witwa nde? Erego ndakubiye kwa gikorwa buri kigufi nuko utanga amakuru nari kuri mu ngufi ntago bakubona. Ufite ikibazo cy'imikuru. Dora kana guhaye twara n'ubundi nta kintu. Nako ni kanini kuri wowe. Kumara ngo dore karamaye sha Eva sawa. Urukubwira kubwira Dumba. Uyu munsi ntabwo tujye kugendana n'amarangamutima. Mani ibikorwa birivugira bro. Uyu mugabo yakoze Gaddafi yasindishije Bruce man. Asinda Nyabugogo. Ntabwo ibaze nambaye ubusa nkuko navutse baze ndi gukatakata kamera ifungutse seba n'abamuyofu. Urumva nakubwiraga aha nguyu Eva ya abantu bose bari abafana bavuga ariko iki kirwagira ngo barakindoze kandi ndakuboroka dore nakuborotse kuri backup ndakuboroka. Did to file thank you. So kuko urukumva ibintu byabaye uyu munsi n'amateka cyo tubyemera. Hanyuma ibyo wowe kuza kuvuga ngo Bruce Melody ugatangira kumutega mu myaka 2 iri imbere urimo kunyumva muri iyi minsi ni mwari mwarafashe Bruce Melody bavuga ko yazimye. Hari icyo mutakoze mugaragaza ko yazimye ntabwo yazimutse bro. Ntabwo aracyane Bruce Melody ikosora yashizemo ni irihe rero. Nakubwiye Bruce Melody ahariho hose abafana arabafite. Ikibazo cya Godfather, reka ngubwire ikibazo cya Godfather utajumenya. Ikibazo cya ntuzi kumva no kuinterpreting ibintu umuntu akubwiye kugira ngo upondering uturuke ku cyo mvuze wongere uvuge usubiza ku cyo mvuze cyangwa ucyange byumvikane cyangwa cyo mvuze. Rero ntabwo uri muravuga ibintu nakubwiye ati Bruce Melody ntabuza abafana arabafite. Icyabuze ni kimwe, abuze abahuza be n'abafana yatakaje kandi we yakoze ku giti cye. Ni ukuvuga ko iki gihe Bruce Melody ntabwo byari bikenewe ko habamo umuhuza. Iki gihe every post abantu basangaga ahantu abafana ba Bruce Melody birukaga bagahita bagenda bagakomentinga. Dore ahantu bari ubu ngubu urababona ahantu bari muri reka mbabwire mwandike 001 muri comment urebe ukuntu bimeze. Ndashaka uretse gato ngo example munyandikire ngo 001 muri comment urebe. Ariko se kango baza ubwo difata buretse mbe ngo example mba nshaka kukwereka ibintu erega naguzi kumva. This is an example. Urumva munyandikire ijambo 001 muri comment turebe. Urabona 001 uzi bibaye ubikibaye niki njewe bandike mo de ben urebe ukuntu banga buretse gatoya. Njewe ikibaye niki nuko njewe influencer mbivuze ni nkuko na posting ikintu cyane. Bruce Melody nagashora kuza hano akagara akazajya abwira abantu ngo mwandike 001 muri comment barebe abikoze rimwe akabikora kabiri baraza kubihagarara bageze uyunguyu nini. Ariko njewe niyo nakucyara hano icyumweru mbabwira ati mwandike 001 muri comment bashora kuzajya bandika 001 nugupfa kuba atari buri murabikora. Ariko Bruce Melody cyakora arabanza akiteranya na Dumba akavamo Dumba areka mare nawe ukuru yogera nyoreka abantu bumva ukuri. Niba uri ko cyumva ushaka kuvuga ukuri kwa Ben ne tuvuga kwa Bruce Melody. Arabanza akiteranya na Dumba akavamo, akiteranya na Dekata akavamo, akiteranya na banuza bakavamo bo kugiye, akiteranya na nuza akavamo. Noneho ibingibi ndimo ndakuvuga hakabura ababimuvugira indirimbo zigasohoka abantu bakareba ku ruhande. Noneho ugasanga ntabwo afite kandi ubu ngubu ntabwo bikimeze nka kera bajyaga basora indirimbo ba Meddy bagashira kuri YouTube bakareka indirimbo ikagenda. Urabizi ko ibingibi bitagishoboka. Abanyarwanda kazi muri 1,400 ubu ntabwo gishora gusora indirimbo nziza ngo uyishire hariya. Indirimbo nziza ya mbere itwika ubu ngubu ni ya Logan Joe, ariko nshobora kukubwira ko mazi ya nyanjira cyayirusha kuba ari nziza. Kandi mazi ya nyanja ni ikiririmbo kitarimo ibirimbo bya Kevin Kade bibara amabyi nta kintu kiba kirimo. Sorry mumbabarire kuvuga hagira umuntu mpereza link, hagira umuntu mpereza account ya ntuza ya Ben ya Instagram, hagira umuntu yinyoreza kuri link niba yaramborotse.
urumva ibirimbo bya Kevin Kade nta kintu kiba kirimo, ariko Kevin Kade ikintu yabanje kumenya no kumvikana na buri muntu amufitiye akamaro. Niba yumvikana na Ntuza, niba yumvikana n'uyu, niba yumvikana kuri WhatsApp, yego nibyo ngivugiyemo. Nibyo ngibyo Bruce Melody bigiye kumubaho. Ubu ngubu iki gitaramo kirarangiye, Bruce Melody mugiye kumubura. Amagambo yanjye muyibuke hano, icyo mwundiraje igihumbi mu muyari, mwibuke amagambo mvuze. Ubu Bruce Melody mugiye kumubura.